Shalom, shalom. Ni Prophet Emma nk'ibisanzwe. Wumva ibi bintu. Hariho imbaraga zitsikamira ubuzima bw'abantu benshi, abantu basenga. Izo mbaraga zikabatsikamira batazireba, zikabatsikamira batazibona, zikabicarira, zikabananiza. Ndetse rimwe na rimwe abantu ntibabashe gusobanukirwa ngo izi ni imbaraga ki. Ugasenga ariko hakaba imbaraga zigutsikamira, hakaba imbaraga zikwicarira, ugasanga iteka urasenga, ugasanga hari ibintu uzi gukora ariko wabuze aho ubikorera. Iteka iyo ugerageje gutangira biranga, iyo ugerageje amahirwe ntibikunda, ibyo ugiyemo byose nta na kimwe cyemera. Ugasanga iteka hari umwuka ugenza ubuzima bwawe, uwo mwuka wica amahirwe y'ubuzima bwawe, uwo mwuka ukica buri kintu cyose ugerageje gukora, uwo mwuka ukica buri kintu cyose ugerageje kujyamo, uwo mwuka ukakugendaho ukagukurikirana. Akenshi nubireba neza uzasanga uyu mwuka rimwe na rimwe, uyu mwuka ushobora kukuzaho uturuka kuri karande, ushobora kukuzaho ari umuvumo, ushobora no kukuzaho uyu mwuka ari umurogano. Ariko byose nubwo ibyo bikugendaho, bikakomaho, bikagukurikirana, bikaba ku buzima bwawe. Buriya iyo tuvuze karande, karande ni ikintu kiba ku buzima bw'abantu, gikurikirana ibisekuru, kigakurikirana ibisekuru, ugasanga hari ibintu biba ku buzima bwawe, ugasanga ababyeyi bawe bari babifite cyangwa byababayeho, cyangwa se n'indwara, umwe mu muryango w'iwanyu hari uwayirwaye, n'undi ukurikiye arayirwara, nawe uyu munsi urayirwaye. Ugasanga uyu munsi uhora upfusha ubukwe, ariko wasubira inyuma ugasanga mu muryango w'iwanyu ntibashaka, ntibajya bakoresha mariage. Ugasanga abenshi barishingiye, abandi babyariye mu rugo, mbega ugasanga mu muryango w'iwanyu nta mwuka w'abantu bigeze bakoresha mariage uhari. Ugasanga uwo mwuka uragukurikiye, uwo mwuka ukakugendaho, uwo mwuka ukakomaho, uwo mwuka ukabana nawe. Ugasanga mu muryango w'iwanyu hari abantu barwaye kanseri, ugasanga nawe uyu munsi barimo barakubwira ngo urwaye kanseri, mu burwayi buri ku buzima bwawe. Iyo yose ni imyuka ikurikirana ubuzima bw'umuntu, ikabukurikirana ariko iturutse kuri karande, igaturuka kuri karande. Iyo tuvuze ikarande rero ni ikintu kikuzaho ubishaka utabishaka, bitewe n'uko igisekuru uvukamo icyo kintu cyari gihari. Niyo mpamvu mu maganya ya Yeremiya ibice byaho ni 5, umurongo wa 7, ho haravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho. Natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo, abagaragu nibo badutegeka, ntawo kuduhoza uhari. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biba ku buzima bwawe, ugasenga ariko ukabona ntabwo bihinduka, ugasenga ariko ukabona ntibivaho, ugasenga ariko ukabona biracyagutsikamiye. Twihuse, hari ikindi bita umuvumo. Buriya muvumo ntabwo uba mu buryo bumwe wo. Buriya tubonye ko karande ni ikintu kikubaho ariko utakigizemo uruhare, ariko umuvumo ushobora kukuzaho wawugizemo uruhare. Hari abantu bagira umuvumo ariko bawugizemo uruhare. Hari umuvumo ushobora kuvumwa n'abantu, hakaba umuvumo ushobora kuvumwa n'ababyeyi, hakaba umuvumo ukuzaho bitewe nawe wowe ubwawe. Kuko hari umuvumo uzanwa no gukora ibyaha, hari umuvumo uzanwa no gukora ibintu bikagukurikirana. Buriya hari abantu babaho ugasanga urahemuka. Burya iyo uhemuka mu buzima bwa buri munsi, ikintu umuntu abiba nicyo asarura. Iyo uhemukira abandi nawe ugera imbere ukabona baguhemukira. Uyu munsi ushobora kuba uri umukobwa ukaba unezezwa no guhora utwara abagabo b'abandi.
ugatwara abagabo b'abandi, wisukisha kubera amafaranga y'abagabo, abo bagabo bafite ingo, abo bagabo bafite abana, ariko abana bahora barira, ariko wowe ugasukisha imisatsi, ukajya kogesha inzara, ugahora ukaba mu nzu nziza, ugahora wasohotse, ukarya inkoko nziza, abana bakabura ibijumba. Ayo marira barimo barira ntabwo azatuma ugira amahoro. Uyu munsi ugasambana, ejo ugakuramo inda, wakuramo inda ukumva yuko uzaba amahoro, ariko ndagira ngo mvugane n'umuntu uwo ari we wese wumva yuko yakuyemo inda, wumva yuko wakoze icyo kintu ukagikora. Buriya iriya nda wakuyemo urya yari umuntu, buriya ntukiheshe amahoro ngo nibavuga abicanyi uvuga ngo njye ntabwo ndi umwicanyi. Buriya irya nda wakuyemo urya yari umuntu. Ayo ni amaraso ari mu biganza byawe. Ikindi nkwibutsa, rurya ruhinja wakuyemo nta handi rwagiye, rurahari, ruragutegereje. Izi mpinja z'inda zakuwemo ziri ahantu zitegerereje, aho ziri zihora zirira. Ayo marira aragukurikirana byanze bikunze. Rero umuvumo umuntu yizanira, wenda tuzagenda tuganira, mbasobanurire uyu muvumo, mbasobanurire iyi karande. Ikindi, hari abantu bajya bambaza ngo ese koko umuntu usenga, umuntu wakijijwe ahurira hehe na karande? Iki nicyo ngiye kuvugaho. Reka mvuge iki kintu. Buriya ntushobora gukira indwara utazi ko uyirwaye. Kugira ngo ukire indwara ni uko ubanza kumenya ko iyo ndwara uyirwaye. Abarokore benshi baheranwe na karande. Abarokore benshi karande zirababoshye, karande zirabahambiriye. Ugasanga mu buzima bwa buri munsi, kuko karande ntigira isoni, karande ntawe itinya, karande ntawe yubaha, kandi karande ntaho itagera. Uwo waba uri we wese. Hari abapasiteri benshi babwiriza, ariko akabwirizanya karande, akabwiriza kandi akabwirizanya karande rwose. Kikubwira ko umuntu abwirizanya karande, uzasanga umuntu akoreshwa ibikomeye, afite amavuta menshi, yubashywe, afite abantu benshi, afite urusengero rukomeye, ariko ejo mu gitondo bamufotora ari mu kabari, bamufotora ari muri rogi. Uriya ntabwo ari uko aba ataratangiye asenga, ariko iriya aba ari karande, ingeso iba yanze. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, agahinduka icyaremwe gishya. Muri byose biba bishize niyo karande ishiriramo. Muri byose biba bishize niyo karande ishiriramo. Ni iki kiba rero kugira ngo umuntu yongere yisange muri karande kandi yarakijijwe? Ni iki kiba kugira ngo umuntu yisange mu muvumo kandi yarakijijwe? Ni iki kiba cyabaye? Imana y'amahoro itugirire neza. Izi nyigisho ndashaka tujye tuziganira kenshi. Ni inyigisho zo kubohoka. Ukeneye kubohoka. Ibi bintu ubyibonaho, menya yuko kuri wowe hariho karande, kuri wowe hari imbaraga za karande, kuri wowe hariho imbaraga z'umuvumo, kuri wowe hariho imbaraga zigutsikamiye. Tuzagenda tuganira, tuzagenda turebe etape kuri etape. Ese koko ibi bintu birashoboka ko umuntu yakizwa ariko akagaruka akisanga muri karande? Ariko ibi byose aho bikubiye, reka mpakubwire. Iyo ukijijwe rwose ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukatuza akanwa ko Yesu ari umwami, ukizeza umutima ukabyizera, warangiza ukatura ko Yesu ari umwami, uba uhindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Uba upfuye kuri kamere, kuri Adamu wa mbere, wakiriye Adamu mushya. Uba uvuye mu gisekuruza cya Adamu wa mbere ukinjira mu gisekuruza cya kabiri, Adamu mushya, ari we Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Uyu Yesu Kristo rero aho yageze byose birahinduka. Uyu Yesu rero bigenda gute kugira ngo karande yongere yinjire mu muntu? Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo dayimoni iyo ivuye mu muntu iragenda ikazerera, ishaka ahantu yatura, ishaka ahantu yaba, ishaka ahantu yaturiza. Noneho rero iyi dayimoni izengurutse
ikazerera. Wa muntu wakijijwe icyo asabwa kugira ngo iyi dayimoni itongera kumusubiramo, biragusaba guhora ukizwa. Umuririmbyi yaririmbye avuga ngo mpisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke. Noneho iyo ugize gutyo ugasubira inyuma ukongera ugakora icyaha, iki cyaha gihita kiba umukomisiyoneri wongera kurembuza dayimoni, kubera yuko umwuka wera ugikizwa yinjira muri wowe. Ariko umunsi wakoze icyaha, umwuka wera aranyonyomba, kuko ntabwo umwuka wera ajya atura ahantu hari ibyaha. Ntabwo Imana ijya itura mu mubiri w'umuntu ufite ibyaha. Kugira ngo Imana iture muri wowe bigusaba kwezwa kandi ugatungana kandi ukera imbuto zikwiriye abihannye. Iyo utabashije gukiranuka rero, karande ihita yongera ikaza ikagira gute, ikakwambara. Noneho ukisanga uri umurokore usenga, ariko noneho warakamutse wambawe na karande, ugahora ku ijambo rivuga ngo njye narakijijwe, ariko ugasanga mwuka wera yaragiye ugasigarana fotokopi. Aho ngaho niho hahandi uririmba ariko ukaririmba na karande. Aho niho hahandi usenga ariko ugasenga ufite karande, ugasenga usambana, ugasenga wiba, ugasenga wikinisha, ugasenga ugira amagambo, ugasanga karande ikuriho kandi waragize gute, warakijijwe. Impamvu warakijijwe ariko urongera usubira inyuma, warakijijwe urongera urasambana, warakijijwe urongera ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Reka nkubwire, urashaka gukira karande, urashaka kubohoka, tuzaganira nkwereke intambwe ku yindi. Iki kiganiro, iyi ni pati ya mbere, ujye ugikurikirana uko bwije n'uko bukeye, uzamenya icyakuboshye kandi uzamenya n'uko wabohorwa kandi uzamenya n'uko wakurwa ku buretwa. Reka ncumbikire aha ngaha, uyu munsi dusenge, tuzakomeza tuganira ku kijyanye no kubohoka. Ndagushima Mwami Imana, kuri Imana igira neza, uri Imana y'amasezerano, uri Imana y'imbaraga. Zoni mashando wiribiri file lebota nini topeva nini ya aibe fodrere mekotaya. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gushyirwa hejuru. Hirya yawe nta yindi Mana. Uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri, uko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi ni kukibikora. Mana, ndasengera uyu muntu wari unkurikiye, wari uboshywe n'imbaraga za karande, uboshywe n'imbaraga z'imivumo, n'imbaraga z'imizimu. Uyu muntu ni umubohore kandi uyu muntu ni umukize, umukureho iminyururu kandi umukureho imigozi. Imbaraga zawe zimwambare kandi amaraso yawe amwambara mubonekeho. Urakoze kuri Imana imubohoye, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha.